Ereye i Rubavu ni ku munsi w'ejo n'ubundi ku itariki 28 11 nibo bamaze kumenyekana 11 nibo bamaze kumenyekana byari mu y'iki n'iki byari mu masaa 8 z'amanywa bivugwa ko iyi ikamyo ishobora kuba yaracitse feri ni ikamyo iri mu bwoko bwa uruganda rwa Benz nirwo rwakoze ino kamyo ndumva uko nabisomaga ariko byavugaga ni ikamyo mu bwoko bwa Benz hano bavuga ngo ikamyo yo mu bwoko bwa Benz yagonze moto yariho abantu babiri bahita bitaba Imana no kuvuga ngo bombi kuntu byagenze iyi kamyo bavuga ko yacitse feri irangije ihitana ibyari ku nkengero y'umuhanda n'abari ku nkengero z'umuhanda aho ngaho impanuka yabereye ubwo urumva yarakushumutse byanze bikunze ubwo ibihitanye umumotari kwa kundi umumotari abari ku ruhande ari yigendera itimukubita n'uwo yari ihetse bahita bapfa ihitana ngo n'abaturage nabo bavuga ko ari babiri umubare watangajwe nabonye bavuga ko ari babiri nabo bagendaga bagenzi nyine nabo irabakubita ndetse mu gihe ikiri kugenda ibi nahuye n'ivatiri nayo yari irimo abantu barindwi bavuga ko iyo vatiri irimo abantu barindwi abari mu ikamyo se bari bangahe byo byagenze bite abari mu ikamyo mu nkuru nasomye yose nabonye batatangajwe ariko uko byagenda kose abarimo nabo byanga bikunda bahasize ubuzima kuko mu manuka bavuga ko abo yahutaje bose harokotsemo umwe ariko nawe bavuga ko nubwo yarokotse kontineri yari yamuguye hejuru nabyibajeho ndavuga nti nubwo n'uyu ushobora kurokoka ariko ashobora kuhakura ubumuga budasanzwe yari ihetse kontineri iyo kamyo ni ikamyo ya kontineri egoko n'amafoto bari ndumva uko urimo kubimbwira mbabarira ariko nta kibazo bitumye numva ntameze neza ndabigusabye tubirekera aho ngaho numvisemo ukuntu nta ikibabaje nuko nari nabyumvise ariko sindamenya kubera ko ntari nakabikuruye neza uko urimo kugenda ubivuga n'ukuntu byagenze nyihanganira basi gusa nyine impanuka yabaye ndumva ko reka twihanganishe imiryango y'ababuze ababo yaba ari ababuze ababo ndetse n'abakomeretse hano hari ifoto yakomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga yagabye igitero simusiga ongeraho ngo ni leta zunze ubumwe za kuko Amerika ni nini leta zunze ubumwe na Israel leta zunze ubumwe za Amerika na Israel ariko icyo gitero ngo umusaruro cyatanze nuko umuyobozi w'ikirenga wa Iran yaba yishwe nta nubwo bikiri biravugwa ibitangazamakuru bikomeye byose byamaze ariko nibwo nakozaga nti iyaza ushidikanya iyaza kubatishwe Khamenei tuba twamubonye yes ibihe byiza ndabasuhuje kandi nkomeje kubifuriza kugubwa neza aho muherereye hose mu bice bitandukanye ndavuga by'isi yose tite yes nago nyikunda kuvuga ngo abari mu majyepfo isi yose twamaje kumenya ko imirongo yacu ari migari u Rwanda ni rugari cyangwa se u Rwanda ni isi yose niyo mpamvu naje gusanga ijambo ryiza riragira riti ababasha kumva ururimi dukoresha mwese yego ndabasuhuza hari abaruvuga hari n'abarwumva yego hari abantu baruvuga niyo mpamvu kurwumva ari byo birenze cyane wowe aho uherereye hose ku isi yose ukaba wumva neza ururimi dukoresha turagusuhuje cyangwa se bakaba banagusemurira ukabyumva n'abakoresha AI hari wambwiye ngo hari ibyo atumva magakoresha AI akabona kubisobanukirwa hari ukuntu basigaye bafata video bakayikubita muri AI ikababwira hari nizo nabonye cyabanje kunyobera ugasanga n'umuzungu uroze katazi ikinyarwanda ukumva arimo aravuga ubutumwa mu kinyarwanda ariko kidasobanutse ariko ubyumva ukumva urabyumva fine iyo barambwira bati ni AI artificial intelligence cyangwa se bwa bwenge bw'ubukorano babwita buhimbano ubwenge bw'ubukorano
umuntu rega umuntu ariko buriya sibyo bahereyeho kera turi abana ndabyibuka nubwo wenda nyiriwe ukuntu kurandeba iki ndeba cyane nyine ntegereje ibyo ugiye kumbwira nagize ngo uri kureba nimba nyiri umwana koko n'ubu bwanwa kandi ngo haje ubwanwa burahava haje ubwana burahava barumvise iki yego bajyaga batubwira ngo abazungu sinzi impamvu ubwenge bwose babwitirira abazungu ngo bazakora n'umuntu oya okay nuko burya ngo wagutanze mu kibo aguhaza intore urabona umutsima baritse ni irobe yego noneho irobe rikagira intore ni kakandi bakunosheraho mu giti ki kwa kundi unosha ugiye gutamira ugiye gukoza ngo utamire itongi se simbizi bakagukubita agatongi kamwe ni itongi sawa iyo ni intore rero mu kinyarwanda rero ugutanze mu ki baguhaza intore washoyemo mbere nugira akira rero baradutanze yego badutanze ariko ubwenge barabudusanganye ndetse basanga twari dufite muri icyo gihe cyabo ubwacu bwari burenze ku bwabo bakora ku buryo babumenya babwiga barangije babubyaza umusaruro ahubwo baraducupiza cyangwa se baradukinagaza tugarukiraho baducuruzeho noneho bagera n'ubwo baducuruzaho ibiturutse iwacu umuntu akaza akagutwara umwumbati kuri make akakugarurira ubugari kuri menshi bunafunitse ubwo ni ukuvuga ngo uba wishyuye na cya gifuniko n'iki inganda zabo zakoze ubu ubugegera burimo aho ni ubugome ubundi umuntu yagukorera ibintu by'ubugome byita ubugegera rero ubugegera ako ni wamuhora ubwenge ifu yayikuye iwawe upfuye ntari buze guhinga ni iwanyu ni wowe uri buhinge uko uhinga rwose uko ugoka kose upfa kuba uri bumuhe ibyo ashaka agiye arabihindura ngo inganda zabo z'ibyuma ziteye imbere gupfunyika izikora ibipfunyikisho cyangwa se ntuza amamverope nabyo ziteye imbere kandi ubwo niko ziha akazi abantu b'iwabo hanyuma imisoro ikinjira iwabo hanyuma babyohereje ntabwo bazana indege yo mu Rwanda ngo ariza kubitwara bafata iwabo nayo ikabizana yabihageza mukabigura kuri menshi babereka ko ari imbonera ariko ni imbonera byaraturutse he iwanyu namwe mukabitangarira mugasamara mukasama mukamira bikarangira mukazarangira mumize nkeri kuko ntawe uzarenga umutaro noneho amafaranga yashobora kurihirira umwana igihembwe cyose ukayagura ikiro kimwe cy'iki cy'ubugari ntazi urwo rugero ariko mba mbabaye buriya ubwo utumye urankorogoshoye yego ubwo njye mbigarutseho kubera ko bajya bavuga ngo bakora umuntu ngo ariko icyabananiye ni umwuka none muri ino minsi nsigaye mbona abantu barahari ariko batagira umwuka amarobo si abantu uzi biriya bintu ukuntu bikora ariko biriya ntabwo ari abantu twaba dupfobeje umuntu ni ibisabano ubona bitambaye n'umubiri byambaye ibyuma ariko imikorere yabyo nyine ukabona ni igisabano ko gisa n'abantu abana b'iki gihe numvise buri kintu cyose cyitwa robo bakise Sofiya kubera ko Sofiya yamenyekanye mbere na cya kintu cyo ku muhanda cyandikira imodoka ibinyabiziga bakita Sofiya ariko iriya nayo ni robo cyangwa ni robo ari n'amarobo yego kumene habamo irobo ribamo imbere hariya ni nk'uko naba nkurebera mu birahure mba ndimo imbere nkavuga nti ubwo urajya he nacyo rero kiba cyakubonye kibamo imbere Sofiya se ni iki ni systeme ariko kucyambika intuza y'umuntu ni ukugira ngo gise nk'abantu banakishimire banakigure kinatkurura abantu kibatera amatsiko nta muntu uzapfa kujya ariko kije gishinyitse gutya ari insinga zishinyitse ni nko wakwerekana iby'imbere mu mubiri wawe ariko urumva abantu bakongera kukwishimira tuba twinjiye mu makuru uribuka aho Sofiya byavuye batwitwa ndati Sofiya ni robo ryigeze kuza mu Rwanda si muri Cogamo bazanye mu Rwanda bari muri Cogamo mu nama ya Cogamo sinibuka neza rimwe ryavuga ngo habari zenu bazihaye ururimi rw'iwacu sha iriya rero yaje izina bayihaye ari Sofiya ayo ngo ndumva mbyibuka rero nyuma yaho haza kubimanuka y'imodoka yagonze iriya kamera yikubita hasi yagonze Sofiya yagonze iriya kamera ni Sofiya nyine noneho nibwo bavumbuye ko habamo irobo bahita bavuga ati yagonze Sofiya ni ukuvuga ngo
baramenye ko Sofia ari irobo. kubera wa wundi ni wari waje muri Cogama avuga ngo yitwa Sofia. Bifata gutyo kiriya nacyo cyitwa kiba cyiswe Sofia gutyo kubera ryari ryaje muri Cogama. Ndakamenya koko. Naho byatumye nyine amarobo bayabatiza ngayo nguko Sofia. Rero buriya abakirisitu bagira ijambo badasobanukirwa rivuga ngo ubwenge buzagwira. Ubwenge buzagwira. Babyise ngo n'ubuhanuzi. Ariko ntibamenye ko ari umuteguro. Njya mbibwira abantu nuko wenda hano tutarabibasobanurira neza. Je nawe duhoze ndi umunyedini unakomeye. Aburari ikiganiro utabivugara. Mba no mu si hano. Mba no mu buyobozi bw'idini cyangwa se umuvuga butumwa. Ariko natunguwe no kuvumbura ibintu byinshi muri Bibiliya. Byanteye ubwoba. Abantu baraduteguriye. Ariko batwereka ko n'ubuhanuzi Imana yazanye ku isi n'iki byose. Tubyemera dutyo ariko niyo bibaye bumva ko imperuka irageze ariko imperuka murazana imperuka nkande muri bande mwebwe aho ngaho. Imperuka. Reka wenda twe kubyinjiramo ko iyo bigezeho hari igihe numva binyinjira handi hantu. Ariko mu by'ukuri ni ibintu bateguye kandi bigomba kuzaba cyangwa se bizajya biba kenshi. Noneho muri uko kubitegura bakabyita ubuhanuzi. Ndi kuri kamera ihangane nimva aho ndaguhamagara. Mubwire. Yego. Urumva? Rero mu by'ukuri ni ibintu byateguwe. Iyo hari ibibaye rero ntabwo ariko utabizi. Urumva nyine igikuba kiracika. Ariko ababimenye twamenye ko ari umuteguro kandi uwo muteguro ntacyo uzadutwara. Ubundi kumenya ni intangiriro yo gukira. Yego. Kadukomereza. Uyu munsi turi ku cyumweru. Tariki ya mbere. Gicurasi. Ukwezi kwa gatatu. Gicurasi ni mu Kinyarwanda. Yego. Mu mwaka wa 2026. Amakuru ameza n'amabi yarumbutse. Ngewe nta warubara. Ni menshi kabisa. Ku buryo kubona aho umuntu yahera bigoye ariko ntago byatubuza guhera ku nkuru y'akababaro. Ayo mpamvu nshimira umwe mu banyamakuru bagenzi bacu ni ukunda gukoresha siroga igira iti abameze neza tubifurize gukomeza kumera neza ariko naho bitari kugenda bihangana Imana ibafashe. Yego. Aha rero ni mu karere ka Rubavu aho abantu byibura 11 baguye mu manuka y'ikamyo yabereye i Rubavu. Ni ku munsi w'ejo n'ubundi ku itariki 28. 11 nibo bamaze kumenyekana. 11 nibo bamaze kumenyekana. Byari mu y'iki n'iki? Byari mu saa 8 z'amanywa. Bivugwa ko iyi ikamyo ishobora kuba yaracitse feri. Ni ikamyo iri mu bwoko bwa uruganda rwa Benz nirwo rwakoze ino kamyo. Ndumva uko nabisomaga ariko byavugaga. Ni ikamyo mu bwoko bwa Benz. Hano bavuga ngo ikamyo yo mu bwoko bwa Benz yagonze moto. Yariho abantu babiri bahita bitaba Imana. No kuvuga ngo bombi kuntu byagenze iyi kamyo bavuga ko yacitse feri. Irangije ihitana ibyari ku nkengero y'umuhanda n'abari ku nkengero z'umuhanda aho ngaho impanuka yabereye. Ubwo urumva yarakushumutse byanze bikunze. Ubwo ibihitanye umumotari kwa kundi umumotari abari ku ruhande ari yigendera itimukubita n'uwo yari ihetse. Bahita bapfa. Ihitana ngo n'abaturage nabo bavuga ko ari babiri. Umubare watangajwe nabonye bavuga ko ari babiri. Nabo bagendaga bagenzi nyine. Nabo irabakubita. Ndetse mu gihe ikiri kugenda ibinahuye n'ivatiri nayo yari irimo abantu barindwi. Bavuga ko iyo vatiri irimo abantu barindwi. Abari mu ikamyo se bari bangahe byo byagenze bite? Abari mu ikamyo mu nkuru nasomye yose nabonye batatangajwe ariko uko byagenda kose abarimo nabo byanga bikunda bahasize ubuzima kuko mu manuka bavuga ko abo yahutaje bose harokotsemo umwe ariko nawe bavuga ko nubwo yarokotse ngo kontineri yari yamuguye hejuru. Nabyibajeho ndavuga nti nubwo n'uyu ashobora kurokoka ariko ashobora kuhakura ubumuga budasanzwe. Yari ihetse kontineri iyo kamyo? Ni ikamyo ya kontineri.
n'amafoto bari ndumva kuyabona. uko Bavuga rero urimo ko kubimbwira mbabarira ariko nta kibazo. bitumye numva ntameze neza ndabigusabye tubirekere aho ngaho numvisemo ukuntu nta ikibabaje nuko nari nabyumvise ariko sindamenya kubera ko ntari nakabikuruye neza uko urimo kugenda ubivuga n'ukuntu byagenze nyihanganira basi gusa nyine impanuka yabaye ndumva ko reka twihanganishe imiryango y'ababuze ababo yaba ari ababuze ababo ndetse n'abakomeretse. Hano hari ifoto yakomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga sindamenya neza nimba umumama w'aba bana we yarokotse kuko aba bana 1 2 3 ndetse wari mu muryango umwe uri hamwe nibo bari mu ivatiri bari muri iyo vatiri ubwo nde kubona umwana 1 2 3 na se wabo bakaba 4 bose ndi kubona ko bitabye Imana kuko ifoto mfite hano babarira turekera iyo nkuru rwose. Urumva rero ni inkuru y'akababaro twagomba guheraho nago wayirenza. Uribuka impanuka yigeze kuba mu karere ka Gatsibo isha abantu bangahe sinibuka umubare ako ni 20 imwe hazaga indege hano baguye aho bita Kabeza imwe hazagamo aho imirambo yatwawe n'indege ngira ngo yaguyemo babajyana ku bitaro bya Kiziguro umugabo wo mu Karambo witwa Matata haguyemo Matata wenyine se bari benshi ariko ni umwe mu umudamu w'umuganga wari titireri wa centre de santé ya Kiramuruzi ya Gakenke hagwamo wari agronome w'akarere ka Gatsibo witwa Claude inshuti yanjye yaratuye hano Kiziguro hagwamo sawa tuzi nabo gusa ariko rero iramanuka rero ibi bijya bibaho yavuzweho byinshi ari ukuntu bigarura byinshi yavuzweho byinshi bavuga ngo hari ahantu ngo haba umudayimoni ariko ibyo bintu by'umudayimoni urabyibuka wiza no mudayimoni kuri Majimaji rwose kuri umudayimoni ni ibitekerezo ni baringa mu bantu yego naho hari umudayimoni ubu abantu bose bapfuye bishwe n'abadayimoni ni ikibazo kuko ni urupfu impanuka zose ziba tugira ngo batandukanye ibyo bintu hari naho numvise ngo ahantu uvuye Huye urenze niba ari kuri rabu umanuka aho bitira ubona bajya bavuga ngo bahise ngo ni ku mukobwa mwiza ngo haba impanuka cyane ngo haba ngo umukobwa mwiza ngo atera impanuka ni kimwe n'uwo ngo wa Kabeza nawe bavuga ko ari umukobwa none ahantu hose haba impanuka haba umukobwa mwiza n'imbwa cyangwa imbwa ngo haba imbwa izi karenga umuhanda cyangwa umukobwa ubwo uranyibagije mbese icyo kora reka dukomeze yego uyu mudayimoni rwose giye bazanyoherereza uwo mudayimoni ndebe ukuntu asa hari impanuka ziba ziteye ubwoba ngutume uyisunyibutsa naye ndi yabereye Kiziguro nayo yaguyemo abana 2 bavukana ntago ari Kiziguro ni ku Karambo ni ku Karambo uretse tugendane kuko ndayizi neza kuko yanabaye kameramani wacu yarahari bahehe Kiziguro bahe abo bana barabeyo imurambi abo baguye ku gasozi ku Karambo tugendane urahita ubyibuka tugendane kuko n'icyari cyabaye ndakibuka ubwo kaminuza nabambitiranyije hari abandi baguye ku Karambo kaminuza ya UTAB bari bagaraduwetinze iyo graduation yari yabereye mu kibuga cy'umupira cya Gakenke Kiramuruzi baguye mu modoka hari baruboneka baruboneka na ba Jaberi muri kiriya kibuga niho hari habereye iyo graduation noneho kubera urumva hari haje abantu benshi hari haje urujya n'uruza rudasanzwe muri kariya karere muri uriya murenge noneho abo bana b'abakobwa umumotari yari yakoze amakosa byanga bikunda yo kubatendeka ndumva aricyo cyabayeho ayo ni amakosa nyine ntabwo byemewe ariko imodoka yabaturutse inyuma iragonga haba motari haba abana b'abakobwa ndetse na papa wabo wari uri ku yindi moto nawe bivuga ko byose bagonzwe ariko papa wabo we yaragerageza we yari ari imbere yawe we yararokotse urumva iyo mpanuka uyibutse urumva uyibutse motari arapfa abo bana hari ikintu tutumvikanyeho ntabwo twumvikanyeho yabereye Kiziguro kuko ngiye bukeye bwaho narahanyuze bari kugira
urabona urenze ku muringa gato uri kwerekeza muri rya korosi rijya ku bitaro by'Ikiziguro gutya. Yego. Niho impanuka hejuru yabereye. aho bita ku Bashinwa. Aha, neza gutya aho wagira ngo ahubura waraharebaga. Ni na kwasiteri ndetse. Urumva nkwemereye se? Uhamagaye umuntu ngo agusobanurire. Nagira ngo mpare impaka none. Unese mpamagara umunyamakuru wa Ikavarinze bita Umuyange. Ni hariya yabereye? Ni hariya uwo munyamakuru kuri BTN. Telefone nsanze itariho ngo atumare impaka. Umuntu waho neza. Ibibabaje ni byinshi ariko nta mudayimoni. Impamvu nyigarutseho iyo manuka nayo, impanuka zitwara abantu byibuze babiri cyangwa barenga babiri bavukana cyangwa ari ukuntu urongeye urabigaruye kandi twari tuvuze ngo tubireke none urabigaruye. Twisubirire kuri Sofia nibura. Ndi guseka mbabaye. Kabe gaseka nk'akeza. Birababaje, twari twihanganishije imiryango yabuze ababo ndetse n'abakomeretse kandi tunihanganisha wabujije kuzivuga n'abayobozi muri rusange buriyo byageze hariya. Nca mu matwi ngo imodoka yarenze umuhanda ikagwa hejuru y'ibati, turabizi ya myubakire y'i Kigali ikagwamo imbere igahitana birya. Umuhanda umeze inzu bisa nk'iri munsi y'umuhanda. Ntabwo ntituvuze inkangu zisha abantu ariko ku kwezi kwa kabiri ko nako gukoza agashyana ko kurangiranye akaga. Ibaza imodoka kurenga umuhanda ikagwa hejuru y'ibati ikagwa mu cyumba wiryamiye. Rekera utagira gukomeretsa. Yego, hari benshi bakomereka. Iyo turi kuvuga reka twinjire mu nkuru mwene ayo makuru. Andi makuru yara ahari ibintu bya makuru ajya kumera nk'umurwenyi. Ntabwo nizere ko atarimo ibibazo. Aho nayo birimo biki. Ariko ngewe sindivuge ko ari ibibazo mu gihe ngenegereje ko biraza no gukemuka. Bari abana b'abasore bashobora kuza kurekurwa. Niyo mpamvu hari abafashwe. Nari imibereye ariko ibyahabaye byo sinabimenye ko nari nigiriye mu igare. Wasize imvura imfatira nzira. Wowe imvura yagufatira. Ubundi ubona filime, ureba filime wenyine. Live none. Nge nyigerayo. Nanjye sinkubeshye. Ni heriko havuye. Ni hano Nyamirambo. Ni kuri Stade Pele Stadium. Kuri Stadium ya Nyamirambo. Buriya kugira ngo turangire n'abantu wenda bataragera kuri Stade y'Nyamirambo. Haraho bita Tapi Rouge. Yego, munsi ya stade hagabanywa n'umuhanda wa kaburimbo utambitse munsi ya stade. Haba ikibuga, icyo bita ikibuga rusange gikunda kuberaho n'imikino yo mu cyiciro cya kabiri, niho bita kuri Tapi Rouge. Harimo na match. Kera habaga ikibuga cy'igitaka. Baje gushira ivumbi ritumuka bahigira n'imodoka n'iki. N'ubu baracyazihigira. Ariko ntabwo muri parking yaho rwose bahigira imodoka cyane. Ari igitaka. Oya nta gitaka cyane. Ubu habaye nge narahageze ngira ubwoba. Cyambere hasanze ibyatsi nta byatsi nari mpazi. Iriya ni itapi. Nsanga ni itapi mbese. Iriya ni itapi. Uziko mbyita ibyatsi. Hariya mu kibuga iriya ni itapi. Oya ego. Uzabyitegereze wowe wari uzi ngo ni ibyatsi. Burenze ngo ni ibyatsi. Uzajya gukoramo siporo uzahita ubibona. Nemeye ko nshaje. Iriya ni itapi. Nemeye ko nshaje. Noneho harimo utuntu tw'udukatokato amaparikingi y'imodoka n'iki. Hakabaho rero hirya hafunga imbere y'urusengero rw'Abadiventiste rwo bita kuri Horeb. Haba amatente, amahema. Kuri rwa rusengero rwo hirya. Imbere y'urusengero hari kaburimbo imanukamo. Noneho aho haba amahema arahahora. Ari amahema. Cyangwa bari bayazanye kubw'igikorwa. Aba ku rusengero. Muri tapi. Oya ariya nagahora. Ntabwo hahora. Bari bayazanye kubw'igikorwa cyo gukora mitasiyo ku binyabiziga. Ni igikorwa cyagomba kurangiza ukwezi kwa kabiri. Ari amatente nagahora. Ubu arahari. Oya uzi ko ari we wagiyeyo. Hari haberamo ibikorwa byinshi rego. Mu ejo hari amahema ya Nuza ya Musteri turamamaje nta kundi. Ejo hari amahema ya nta kibazo nese ko bose ari abacu. Urumva rero hari ahantu harantunguye igihe naherukiraga sinkubeshye naheruka ivumbi ritumuka n'igare rikata ivumbi rigatumuka cyane cyane umuntu akagukabona ribarangura ivumbi ritumuka ariko none rero mbwira ubwo genda ninzi ngo birani ibyatsi. Oya ira ni itapi. Yego ko ni itapi. Twateye imbere. Iriya tapi imeze nk'iri muri stade mo imbere n'ubundi. Tuvyemere twateye imbere. Igihugu cyacu cyateye. Iriya rero igome izabe stade ya kabiri. N'ubundi iriya navuga ko nkurikije uko mbibona navuga ko ari bya bibuga leta iba yarageneye abaturage by'ubuntu kuko imipira yose yabereye bari ubuntu. Hitoza abakora siporo abagira gute. Kimisagara wari wagerayo kuri Maison de Jeunes. Ntago mperukayo bashize igihe kinini. Naho bahashyize itapi. Hashize nk'imyaka nk'itanu. Ku kibuga cyaho cy'umupira gihari kuri Maison de Jeunes. Naho ni itapi. Ubwo urambwiye ngo gitembera. Kagiye. Yego ubwo rero habaye agashye umuturage utanazwi. Hari muri yaragiye kugurutsa indege. Ngiye mpamya ko isiganwa ry'amagare
nicyo gikorwa cya mbere ku isi cyamamaza ibihugu pe, kubera ko haba harimo utuntu tudasanzwe twinshi. Njye narahageze nkihagera ndavuga se, nahise nibaza mu mutima, nicare ndebe indege cyangwa njye kureba kuko n'ubwa mbere nari mbonye indege. muri make wagize unaniwe guhitamo. Nabaye njye kureba amagare cyangwa ndebe indege. Ndareba indege. Umeze nk'umuntu watashye ubukwe noneho abona ibiryo bateguye noneho akajya avuga ndarya ibi cyangwa ndya ibi. Ariko icyatumye ntareba indege ni iki? N'umuntu narayirebye ndayitegereza, mbona indege nabase kumbi kajugujugu kaba ari gatoya gutya, namuheze mbeza nahise mbona ari ntoya ushobora kubijyamo nk'abantu batatu. Okay, se gato ushingiye kuki? Nyine uko abitewe n'ahantu yari iparitse nabonye ari gato, ariko ndabona niyo drone ingana iki? Akadrone ko bari gato cyane. Sinabonye se wowe ufite drone. Oya ubwo rananze. Oya nawe ufite drone. Wabonye ukuntu kangana akantu kangana nk'afata n'umuntu. Abura kangana nk'ikira. Kangana nk'isahani. Agakarito ijyamo ni agakarito washyira no mu kantu kagaho. Ariko iyo nabonye hari ruguru ingana na Sukhoi. Sukhoi urayizi? Njya nyibona ku mafoto. Nahise menya Sukhoi ukuntu ingana. None waba uri umusirikare ntabizi. Ndaganira n'abasirikare abantu bazi Sukhoi. Siko ntazi Sukhoi nyibona mu kirere cyo kora. Nahise mvuga ati banze kangana na Sukhoi. Kuko cyagiye Sukhoi iraswa igoma. Akavamo umupilote. Barayirashe umupilote avamo ari muzima. Nagiye kubona mbona ajandutse. Yaguye Rubavu harya? Hajya ni Rubavu, ni kuri cya kibuga cy'indege cy'Igoma. Kirubavu nyine. Kirubavu ni Kirugoma. Kuri Rubavu. Imwe yaguye yaka. Narayirite bati indege irangana na Sukhoi. Ariko barayirashe iragenda ahubwo. Barayirashe iragenda. Ariko hari ikibuga yaguyeho umupilote avamo. Iriya Sukhoi iraswa narabibonye. Kirubavu. Mbona umupilote avuyemo. Ariko Rwanda rugira udushya. Yego yewe nabonye rero Nyamirambo nayo nari navuga ati sha kumbe Sukhoi nuko ingana. Nuko ingana. Ubwo rero mba ndayibonye. Abaze wowe urimo kwicisha abantu batsiko kandi nanjye yanyishe. Wowe amakuru namenye naje ngukurikira imvura imfatira nzira. Ariko tekereza imvura kugufatira muri metero 300. Ikakubuza gutamba. Ariko iyo nimba warakerewe bingana gutyo ari gusanga n'isiganwa ryarangiye. Ni imvura itagwa. Uko imvura yaguye n'umunyonzi wa nyuma yamaze kuva mu muhanda. Ariko nari kubabona baparitse. Bari kubona indege. Baparitse. Banaparitse koza ikintu cyabayeho nabonye imodoka zabo bose batahamo zari zihara muri tapi twarabarebaga washoboka nabaganiriza. Bakimara gusiganwa buri wese arazaga n'akagare ke agafungura inkweto agashakisha ivatiri ye bakagenda agashyiramo imizigo ye nyiki akinjira mu ivatiri akikomereza. Buri wese afite ivatiri ye. Ashobora buri timu ishobora kuba ifite imodoka zayo. Bakaba bajyamo ari nka batatu cyangwa babiri abanyonzi babo. Abakwirwamo mbese. Imizigo yabo bakayishyira muri boot abayifite. Ubuze imodoka ijya mu ifite boot ijya mu. Iriya gare se ko rijya mu gikapu. Barazinga se? Barazinga bagashyira mu gikapu bagashyira muri boot. Icyo uvuga ni ibyo. Nari mibereye narabibonye. Bazinze igaruri rero. Nyamaye nka data. Ararizana ririho akagera ku modoka ye agafungura amavisi agashyira muri butu n'inkwe na za nkweto ze akahita yambara neza akahita nawe ajyamo imbere. Ukamuyoberwa. Uhita nyine ahita abundi muntu. Babahembeye he? Ejo. Bagisoza irushanwa. Ahantu nugamye nagize amahirwe yo gukurikirana ntuza yabo video kuri televiziyo. Babahembera aho irushanwa risoreza gutya ruguru. Aho ntago buri wese apfa kuhagera kereka bahagutanze. Agisoza irushanwa ahita akomeza bakagera imbere aho bateguye bakabahemba iyo bamaze kubahemba niko bahita nibyo ngibyo nakurikiranye. Naravuze nariko zibini. Yego rero nahingeze aho mvuga yarancucumye. Nahingeze aho nkubwira nti nkihagera nibashije icyo ndi burihebe nimba ari indege cyangwa igare. Ariko mbonye indege bari kuyifotorezaho navuga ati iri kwamamaza. Nube nta gitangaza kiri bubeho. Ubwo tuvuza amagare. Ubumva nashaka kureba iyi ndege iraza guhaguruka. Tuvuza amagare ariko tuvuga no ku mvura. Imvura yatwiciye ibintu cyane. Reba twagiye naherutse tugiye kuri stade. Tuva stade tujya mu kazi kuri tele. Ya papa habe na kimwe cyakoze. Cyokora amagare we wayabonye hako nanjye nayabonye kuri televiziyo Rwanda D. Numvaga ahantu twugamye. Noneho wowe ntiwageze aho bahemberaga. Kina birebaga live. Wanangira ubwo se nacikwa. Nubwo nari ndi live ariko no kuri televiziyo mba ndebaho. Navuga ati biri kubera aho nari kureba reka nanjye mbirebe. Aho bibera. Ubwo rero ariko agashya kabaye ubwo rero umva kuntu byagenze. Yatangiye yifotoreza nuko nyine ngende kuguha kuntu inkuru yagenze. Batangiye akoraho.
nahasanze umumotari nawe wakoze amakosa polisi iri kumubwira ngo ngahaguruka ntuzongere. Ubwo sinzi ibyo yari amaze gukora nawe bamwicaje ahantu. Dusaba polisi muri biriya bihe ntabwo baba bahana, buri wese baba bazi ko yaje gufana, ntabwo bahana. Sinzi rero umupolisi mu yindi minsi bakagusanga uparitse aho we. Umumotari sinzi ko se yakoze niwe nahasanze ako kanya arayiva, baramubwira ngo ngahaguruka ntuzongere. Wow, mpita nkomeza. Mva inzego zacu z'umutekano ukuntu ziba ari nziza mwana. Yego. Noneho mbonye indege bari kuyifotorezaho nahise ngira ngo ni n'igipupe. Kutafata bitewe n'ukuntu kangana. Naravuze se wari uzi ko ari igipupe. Urumva nageze aho mbona bayifotoreza ikintu abantu bari kwifotorezaho uko bashaka. Ibyo byose banza ari n'igipupe. Wese ukifotorezaho. Naho ngo natangiye kwibaza. Umva ubwo icyansekeje natangiye kwibaza se bari buze kugiterura bagitereke mu modoka cyangwa iraza kugoroka. None urakasa mute. Nukuri nanjye nayibajije ibintu byinshi. Wararanye ntumbwire kuko bite. Nabibajije ibintu byinshi. Avuga ati ato iki ni igipupe kanigende. Singa rero abantu bavuze ngo iyi ni made in arya hari Made in Rwanda. Oya muri made in Masoro. Bo baravuze ngo ni made in Masoro. Hane mu nganda. Ati yakorewe Masoro. None ni kajugujugu Masoro. Ira ni kajugu bavuze ngo ira ni kajugu. Masoro helicopter. Yenge none ndumiwe koko. Nuko ariko rero nta mugayo. Abana baragura neza batera indagu neza. Iyi nuko bavuze ati ni made in Masoro kabisa. Kuko yaje yose buryo urumva nanjye nagezaho nibaza ko ari indege kihaba hakuwasanga ari made in Rwanda da iriya ariko u Rwanda twateye imbere ntubizi sine dufite uruganda rukora intwaro dufite uruganda rutunganya amabuye y'agaciro hakajya ku isoko rwose atunganyije nka kumwe abazungu batujijishaga twarabimenye technology ira ni made in made in Rwanda singa wavuze ngo ni made in Masoro kuko nanjye ngiye nayikubisa amaso urayiba cyangwa kingandi Masoro ni nacyo cyatumye ngiye nyivi ruhane navuze ati ibyo byose ntiri buguruke kuko iyo menya kiri buguruke nari kuhaguma mpaka itsimbuye nkareba uburyo ariko n'u Rwanda rusigaye rukora n'ibifaro mu ntwaro rukora n'ibifaro ngo birimo ningo amakuru mfite maze kwimagina muri njye kindege niba kwimagina ko indege ari igipupe nibyo byatumye njya kureba igare ariko iyo nza kumenya ko atari cyo nari kuhaguma nkareba uburyo ihaguruka ubundi ubwo bwenge bwawe bwabushutse gute nuko abana rero bifotorezaho bakoze ku rugi babona rurakingutse bageze barinjira binjiye basangamo urufunguzo arakata ngarakata akase rero abaturage batanze inkuru umwe yavuga ngo imihoro yikaraze polisi irahurura undi atereka ariko urabeshya ntabwo byikaraze yego none byaragiye abaturage nabo ni abashyushya nkuru biteye ubwoba ariko twabonye ijambo gutwika rutwitse byarangiye yego ni ugushyushya Rwanda niryo jambo ryahozeho na kera na kare ngo iramuze ngo ni mushyushya rugamba ubwo ni MC yego ni MC ubundi MC ni umushyushya rugamba ibi rero ngubu numvise barabivugure ngo umuyobozi w'ibiganiro umuyobozi w'ibiganiro ni moderator hanyuma MC akaba umushyushya rugamba ibi nabonye ejo bishobora kuntwara kuri bya bintu nigeze kugusaba n'ubundi ni ukuri Mutesi Kovia yigeze gutangaza ejo bundi mu tujye dushyiraho akajambo di Madame Mutesi Kovia nyakubahwa izina ry'icyubahiro umuyobozi wa RMC yagize ati mu nama y'umushyikirano ati izi mbuga nkoranyambaga zifite umusaruro kuko nanjye nizo nahereyeho n'ubaziriho ni nazo zatumye nshinga igitangazamakuru cyanjye nanjye ejo bundi twarabiganiriye nawe n'ubundi no mu kiganiro ndakubwira nti iyo abizi imbuga nkoranyambaga bagiraga uburyo baziha uburenganzira ariko zirabufite bwo gutara amakuru nageze amakoba ariko iriya nkuru nanjye yo nyifata umuntu wese ugenda ntagenda hose ntawe ugira aho ugarukira use ntiwayataye none se wagira ngo yataruke nayifatiye nyine mbwira uko ugashaka kuyataha nibeshya ngakuramo kamera nta foto nta cyabaye nta foto ntireba ari umukuru nk'umuto wari bonye ijyaniraho yego ibyo nabonye bibyize kagira inkuru ubwo rero bavuga ngo iki kagira inkuru n'umunwa wo kuyibara twakomeje yego ubwo rero indege ndayibona ndigenda njya kwirebera igare utazi ko indege yikaraze ibyakurikiye nyuma y'indege usanga ibintu byakomeye byakaze papi nsanga yabikozeho inkuru umuturage yagurukije indege yasaraye noneho ubanza yariye musi no mu magare ariko jya kumubaza yakoze inkuru yanasaraye jya kumubaza ese umuntu amagare yagenze ibirometero 147 147 ngira ngo na 200
umuntu wenda yagendanye nabo, ariko ibyo ngibyo ibirenzeho wabimwibariza. Dusuhuje papi rwose. Yego, ni iki inkuru wayisomye nanjye nayibonye, ni iki wakuye muri iyi nkuru? Muri iyi nkuru ikintu nakuyemo harimo ibintu bitatu nabonyemo. Icya mbere ni amatsiko. Yego, ikintu cyose gishya cyangwa se kidasanzwe ku baturage cyangwa n'undi muntu akigirira amatsiko kandi si ikosa. Yego, akavuga ati kandi jyeho n'agafoto. Ati reka njyeho n'agafoto. Icya kabiri nabonye ni ugushira ubwoba. Yego, ntabwo umuntu agira amatsiko gusa, ahubwo abaturage bacu bashize ubwoba ku buryo ugatse iki kintu niba kitica reka nanakoreho, agera n'ubwo yinjiramo. Ibyo byose ni ukutinyuka. Ariko icya gatatu kinakomeye cyane kidakwiye, ari naho mu bintu nk'ibi ngibi abantu bakwiye kujya bitonda, ni ukuvogera. Buriya gutinyuka, hari ugutinyuka gukwiriye n'ugutinyuka kudakwiriye, kurimo kuvogera. Rero bavogereye kuba binjiye mu gikoresho kigenwa n'amategeko, badafitiye ubushobozi mu gihe gishobora gutera ibibazo. Nta bushobozi bwabyo bafite, ntazi gutwara indege, usibye n'indege wenda n'imodoka. Kuko yaza kuba ari umuntu uzi imodoka, ntabwo aba yakoze ibyo kwinjira mu ndege. Bigaragara rero ko harimo kuvogera, kandi ibi ngibi gusa nyine iyo byabaye bikanguye inzego z'umutekano, ubwo naryo ni icya kane. Byakanguye inzego z'umutekano, n'undi munsi igikorwa nk'iki, igikoresho kidasanzwe, yewe n'ibisanzwe n'izo modoka ziba ziparitse. Niyo mpamvu haba hari abashinzwe umutekano, bajye baba maso, kuko hari inkubaganyi, dufite abana bakubagana, ni ugutinyuka n'iki, ariko haba hashobora kuvuka impanuka idaturutse ku bushake, ariko iturutse ku burangare, kuko ntabwo twabuza abantu uko bateye ngo tubihagarike, ariko dufite ubushobozi bwo kubikumira cyangwa se no kubihagarika. Bakoze rero inzego z'umutekano kuba maso, kubihagarika, kandi niba hari nabo bafashe nk'uko twumvaga babivuga, twizeye yuko bari bubone yuko ari ubukubaganyi busanzwe, niba ari iminsi 2 cyangwa 3 bakabagira inama bagataha, kuko nta birenze, byari ibyishimo n'iki, ibyo nabyo ariko bikagira uko bihabwa umurongo. Icyizere mfite wenda bashaka kuba barayemo, ariko ntabwo bari abantu bari butindeyo, kuko biriya ni nawe byakubaho. Ngiye nkurikije uko nabibonye, reka twe kubishyigikira, ntabwo ari byiza nyine pe, twaba tugiye kubishyigikira, ariko nawe ushobora kugira amatsiko pe. Urumva nkurikije uko nabibonye n'amaso yanjye, batangaga uburenganzira busesuye, umuntu wese akaba yafatiraho ifoto. Bande babutangaga, ubwo none yuko ugiye kurishyira ku batanze uburenganzira. Abantu bihaye uburenganzira kubw'amatsiko yabo, biha uburenganzira barifotoza. Ni ukuri kose, hari ikintu gikorwa, ntabwo bari abantu bihaye uburenganzira. Uko bimeze, hari ikintu gikorwa atari uko cyaherewe uburenganzira, ariko nta nicyo kishe. Yego, ariko uwakoze ibyo akaba yabonera kuvuga ati kananagire, nibyo nise kurengera. Bikava mu matsiko, bikavamo kurengera, gushira ubwoba. Gushira ubwoba rero, kandi inyamaswa idakenga yishwe n'umututizi. Uzi icyabayeho banasobanuye no mu nkuru se, ari nacyo nari mvuze ngo bahawe uburenganzira. Igare rimaze kuhagera, uwatangaga uburenganzira ariwe pilote w'indege, nawe yagize amatsiko yo kujya kureba igare, yibagirwa ko afite igikoresho, abazwe uburangare yagize, bwateye gufungura, noneho bituma noneho bisanzura, kuko uwagombaga kubikontorora yaragiye. Abafashe inzego zacu z'umutekano azeye akazi zitari zifite, ariko ntabwo nazo zakoze akazi kazo. Urumva, nazo ntizakoze akazi kazo. Yego, ngaho nguko rero ko byageze gute? Bon, karako ubwo tubwire ko abantu bari bavuze ngo Inyamirambo ngo habonetse ngo abajura, ngo noneho ngo biba indege, ntabwo twavuga ko ari byo. Yego, ntabwo twavuga ngo nibyo. Ubwo rero iby'indege, nta mujura wabaye Inyamirambo. Bari batangiye gutwara Inyamirambo ngo habonetse abajura biba indege, ntabwo ari byo. Sinzi nimba nakoresha wa mugano uvanga kabaye ishwende. Oya, ntabwo tubakamira mu gitoze. Bo babafashe babatwara muri ya sura basanzwe bavuga ngo Nyamijose. Ariko ahatari abajura ni, urumva, nabonye n'inkuru ivuga ko ubujura bukaze. Ubujura bukaze no gusambanya abana niki. Ubwo bujura bukomeza kugwa. Urumva buri Nyamirambo gusa. Rero twe gutwerera abantu ba Nyamirambo ubujura, noneho bavugaga ngo Nyamirambo noneho abajura ba bivuze ngo barahasanzwe, ngo basigaye biba indege. Ntabwo ari byo. N'abana twabita abana bakubaganye bisanzwe by'abantu.
kandi ubwo inzego zibishinzwe nazo zabikurikiranye neza ziraza kuduha andi makuru muri make nta gikuba cyacitse kuko gikomeye gusa nyine kari agashya kumva umuntu utangiye areba agakoraho agakingura akinjiramo ngo agakata urufunguzo niba ari byo iki gihoro kikigaragaza bagatesha ni agashya ariko reka byabaye kabarabye reka papi mugire gutya ati kubera iki mugize gutya yaryoheje Tour du Rwanda hari akantu yakoze mu nkuru mpitavuga ati umunyamakuru n'umunyamwuga ati iki yagize ati twagerageje guhamagara bwana umuvugizi wa polisi y'u Rwanda kugira ngo tumubaze ntitwamubona ariko baragoba abayobozi nimba nanjye nibajije uyu muyobozi wenda katararari naha katazi nuko bigenze abantu bashinzwe inzego z'umutekano hari ukuntu bagowe umuturage cyangwa umugabo n'umugore agiranye amakimbirane na mugenzi we bararwanya yego ikibazo batazi uko cyatangiye batazi nuko kimeze kikabazwa umutekano nguko dusanze abantu bari kurwanira umutekano sobanura ese umutekano abantu barwanye atabizi nawe yahuruye umutekano arasobanura iki kwe gusa ubwo nyine yakusanya amakuru kubazwa inshingano nicyo bisobanuye nawe rero ubwo nyine yamubajije nk'umuntu niyo mpamvu umuhaye amasari nyine ntabwo yamubajije ngo yamubuze telefone kugira ngo amubaze ibintu bibaye ahari nk'umunyamakuru abakoze akazi ke niyo mpamvu mvuze ngo umuhaye amasari ye abagerageje kwigisha n'abandi wenda bifuza gukora uwo mwuga uburyo bagomba kubaka inkuru ntibirangirira inzego zose nyine bitewe n'aho igikorwa kibereye yagerageje tunyarutse ayo ni amakuru turi gucamo yari updates yego none se ubutite amakuru noneho reka tujye mu ngingo nyamukuru y'uyu munsi reka tujye mu ariko twari tukivuga ku makuru yabaye kuri Tour du Rwanda udushya tukavuga impanuka zabaye ariko ntitwabura kuvugamo n'amakuru y'umutekano kandi meza mu ncamake aho ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'akazi bwa muryango w'abibumbye mu cyitwa MINUSCA z'u Rwanda MINUSCA ntabwo ari MONUSCO iriya nsanzwe MINUSCA hari MONUSCO akaba na MINUSCA izi rero ni ingabo z'u Rwanda zikorera muri Central Africa zijya zigira ibikorwa byiza byaba iby'iterambere by'ubuzima zikorera abaturage bo muri icyo gihugu yego iz'u Rwanda rero zagize gutya ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 baha ubuvuzi serivisi z'ubuvuzi imfungwa cyangwa se abarwayi bo muri gereza ya Bria muri Central Africa rero ntarondoye byinshi iki kintu ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'akazi zitandukaniyeho n'abandi iki gikorwa rero cyakozwe n'izo ngabo z'u Rwanda zo mu cyiciro cya 8 ku bufatanye bwa Rwanda Level Hospital Contingent urumva baba bafite ibyo bikorwa by'ubuvuzi bavuye abaturage harimo ibyo kuvura amenyo kubasuzuma gynecological care cyangwa se gynecological ubwo ni imyanya myibarukiro kuvura indwara zo mu myanya myibarukiro ubwo ni ku badamu wenda dental treatment and other critical health care support n'ubundi buvuzi butandukanye dukomeye amashyi ntabwo ngewe ndi umusirikare ngo nteri sari ndakomeye amashyi ndi umuturage ingabo z'u Rwanda aho ziri aho ni amakuru y'umutekano aka umutekano ibintu ni sawa twababwiye ko buri munsi tuzatuha amakuru y'umutekano yerekeranye n'u Rwanda y'uyu munsi cyangwa se mu ngingo nyamukuru dufite kuganiraho reka duce hano turacyari muri update duce kuri Olivier Nduhungirehe nyakubahwa Minister w'ububanyi n'amahanga aho agira ati ubujiji bw'umudepite w'umufaransa wifuza ko mushiki wabo asimburwa muri OIF ariko reka ubwo yabyise ubujiji ati kubera iki ngo bo mu gutanga umukandida bagize bati twe turifuza ko uyu mumama cyangwa se uriya bahisemo aba perezida wa OIF avuga ati ibyo ubwabyo ni ubujiji ati kuko bayita OIF nuko nkunda kubisoma bazabyihanganira nuko nabifashe arambwira ati wowe icyo gifaransa wize nge siko ntakize ni OIF nyine nuko mpita mbyumva OIF yego ati ntabwo uriya muryango ntabwo uyoborwa na perezida
atuyoborwa n'umunyamabanga mukuru nyine wa ngo bifuje ko haba iki perezida. Ati ibyo ubwabyo ni ubujiji. uriya muntu yariye akantu bati genda utudobereza ubidobye arangira ahuruduka ati perezida. Ati perezida. Ariko yariye akantu kunyine OEF. Avuga ati ibyo se kandi ibi ni iki? Ibi ni iki? Ati perezida. Ni nko kuvuga ngo turifuza yuko umudugudu wacu wayoborwa na perezida kanaka gushya ari w'ikidina. Hariya rero agira ati ntago hariya hayoborwa na perezida, hayoborwa n'umunyamabanga mukuru. Yego. Bamwita umunyamabanga mukuru wa cyangwa se secretary. Yego. Aha. Arakomeza agira ati uyu nguyu nduhungire. Ati ubujiji bwabo bwa kabiri ni ugufata umuntu ntibavuge ibigwi bye, ahubwo bakavuga turifuza ko umwana wa iturufu umwana wa Lumumba amateka y'umuntu bagafata amateka ya se bakayashyira ku mwana ngo kugira ngo ayobore. Ubundi hari ababyita lobbying ariko twabyita nka ruswa. Yego. Gutoresha ruswa. Kanaka wa kanaka. Igitangaje narinze ari nacyo wenda nawe ugiye gukomeza utubwira nuko wagize uti ati n'abafaransa barabyemeye, bivuze ngo kandidatire y'u Rwanda ubundi bagaragaje ko bayishyigikiye, ubwo we yanyuranije nabo mbese. Haguzi ubundi uyu muntu witwa ko ari umudepite utagendana na gahunda za leta yabo we bitebye. Iyo niyo demokarasi ngo baba bashaka ngo no mu Rwanda ngo nize ibintu by'ibitanda mpaka biranga gusa bidatututse tunabirengeye ni inkuru twagomba Olivier Ndiyongere yashaka kugaragaza ubujiji bafite cyangwa se biriya bintu nta nubwo ari n'ubujiji gusa nyine mu mvugo iri diplomatically mu buryo bwa diplomasi ni ubujiji pe, kandi ubujiji burya ntawe ndetse bavuze ko ubu bujiji ari ubw'umudepite w'umufaransa, kuko baragira bati ubujiji bw'umudepite w'umufaransa wifuza ko mushiki wabo asimburwa muri OIF. Iyo ni titire hari ibyo nagiye kuvuga ndabiretse kuko nsanze hari icyo ushobora kuvuga ugasanga cyatera ikibazo. Tuzabivumbe. Buriya umugabo yise umwana we Mbarimo Mbazi. Ni Mbarimo Mbazi cyangwa Mbabamo? Mbarimo Mbazi. Uvuze ngo Mbabamo Mbazi? Mbarimo Mbazi. Ubwo twaba twagiye muri za ngenga. Muri ngenga ya gatatu y'ubwishubwo ni Mbabamo. Yaba Mbarimo cyangwa Mbabamo Mbazi. Ariko irimenyerewe ni Mbarimo Mbazi. Twagiye tubyumva no mu makinamico. Tugomba kubana n'aba bantu tubazi. N'undi munsi umunsi kamubwire ntabwo bazigera batwiyumvamo. Ni amacenga gusa, kandi amacenga ashingiye kuki? Ku ncenga, ku nyungu. Izo nyungu z'incenga rero bahita babyita ibiheri. Ni ibiheri cyo kora, ni umubano w'igiheri. Umubano w'igiheri rero ikosa twaba dufite ni ukutamenya ibyo bintu. Ariko niba urifite uri umuzamu. Reba umuzamu mu izamu, buriya umukinnyi acungana n'umupira acenga ajya gutsinda gusa, acungana n'izamu ry'abandi, ariko inyuma yabo haba umuntu uba mu izamu uhangayikishijwe n'izamu ryabo. Bo bahangayikishijwe no kujya gutsinda, ariko ntibazi ko umupira wabarenga. Niyo mpamvu umuzamu aba avuga ati ndi inyuma, nta mutuzo aba afite. Wazaduha umukinnyi n'umuzamu ngo tubabaze buri wese uba wiyumva uti ni iki ubushyize imbere. Buriya umuzamu yabonye bakina baza arahangayika. Dukwiye kuba abazamu rero iwacu. Igihe rero dusashe tukaryama ni nka bya bindi bati sasa turyame kandi inzu yahiye. Nawe uti sasa turyame, inzu irashya uti sasa turyame. Aba bantu nta munsi n'umwe bazigera kuko turi inyama yarwo, turi igipimo. Ninde uraswa nitwe, ninde wicwa nitwe, inkingo zipfuye nitwe. Aho bagutera urukingo rwamara imyaka 5 ingaruka zigatangira. Tazambaze ibimenyetso turekeraho twigendere. Babyumvise. Inkuru nyamukuru y'uyu munsi dushaka kugarukaho navuga ngo igikuba cyacitse ku isi yose, ariko tutarajya ku isi hose. Reka isi tuyiserezeho, tubanze mu baturanyi. Ku itariki 24 mu masaha y'urukerera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari hamaze kwemeranywa agahenge hagati y'abarwanyi ba AFC M23 na Repubulika ya Kinshasa.
ko guhagarika intambara bagategura uko bajya mu biganiro nk'uko abahuza babyemeranijwe. Angola niyo yasabye ku gahenge, yari imaze iminsi itanze inshingano zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, izihaye Ndayishimiye ufite abasirikare bafasha leta ya Kinshasa muri iyo ntambara. Ariko Angola yari yiyambuye izo nshingano isaba ku gahenge, ariko amakuru yavugaga yuko bakiyambura izo nshingano yohereje ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashyigikiye ingabo zarenze kuri ako gahenge. Leta ya Kinshasa ikoresha drone. Hari n'amakuru yavugaga ubushize witwa Eric Dean Prince, umwe wari uyoboye Chancellor wa Blackwater, Kongo yashimuswe na M23. Abandi bati M23 barumvikanye baramurekura, ariko bamurekura mu ibanga kugira ngo bitaba igisebo. Bati akigera Kinshasa niwe wohereje iki drone ziza kurasa ibyo bumvikanye birengaho. Afasha leta ya Kinshasa kurenga ku gahenge. Ibyo wenda ni ibivugwa. Abandi baravuga bati n'Abafaransa n'Abanyamerika, ko Abanyamerika ejo muri twabonye uriya muyobozi w'ingabo, umwe mu bayobozi b'ingabo asinyana umunyamabanga sinibuka neza, asinyana na leta ya Kinshasa gufatanya ariko mu guhanahana amakuru y'ubutasi. Ariko leta ishinjwa gushyigikira abajenosideri niyo mugiye gufatanya nayo. Ariko Trump yarabivuze ati igicyo mpfa n'amabuye, habwirwa benshi akumva bene yego. Yareganga kabaye icwende ntikoga niyo koze nigashira umuntu uko. Ubwo icyo ugomba gukora niki? Nk'u Rwanda ingamba z'ubwirinzi bro, kasuku nuvuga ngo bro, ingamba z'ubwirinzi izo zo ntiwanazivugaho zagusiki hiyo uzazigerageze. Ariko abazigerageje barazizi. Rero n'abaziririmba ngo ziveho, ibaza ukinze urugi rw'inzu yawe umuntu akakurega ko wakinze urugi rw'inzu yawe, so what? Kabashengure kabavunagura. Rero bagize batya rero leta Kinshasa irenga ku gahenge, bafite intasi zitanze amakuru, barasha abaturage za Masisi. Abayobozi barahaguruka bagiye kureba, bagiye guhumuriza abaturage no gusubiza ibintu mu buryo. Kumbe bari mu gipimo. Hari n'amakuru avuga yuko iriya ndege yarashe abo yishe, harimo na Lieutenant Colonel Wiringoma, aruhukire mu mahoro. Hanapfuyemo umuganga wa General Makenga. Bari barangiye bose. Ariko mubwiza ukuri ntawe uzapfa atari gupfa. Yego. Hari umusirikare mu Rwanda witwaga Nzapfa ku munsi. Hari umujene ugikunda kumubwira ngo nyagupfa wo gupfa arapfa. Nyagupfa wo gupfa arapfa. Rero ikitazaba ntikiba. Utari bupfe ntapfa, kandi uri bupfe ntacyo wakora ngo bihagarare. Reka ibyo rero ntibibababaze. Intwari ipfa nk'intwari yaguye ku rugamba. Nibwo twamenyaga amakuru ko bamushyinguye mu mashyamba ya Masisi. N'inyeshyamba. Comme le dit, nkuko babivuga. N'inyeshyamba pe, n'inyeshyamba. Kandi yaguye ku rugamba. Nanjye wanshyinguraho naguye sha. Pe nanjye uri wishyinguraho naguye nakishima. Nakishima nashyinguye. Uransetse. Oya ntago ari wowe nsetse. Unyibukije ejo bundi babajije ngo uramutse upfuye, niko wakimubajije? Ntabwo bimbaza simbizi. Ngo ni wenda bakaguha amahirwe yo kuzuka, wenda niki wakicuza? Arasubiza ati uramutse twabiganira nijoro, upfuye wiyahuye ukagira amahirwe yo kuzuka, wakora iki? Aravuga ati oya, baramaze upfuye wiyahuye ni hagati aho ngaho. Ngo upfuye wiyahuye ukagira amahirwe ukazuka, wakora iki? Ati ndamutse nzutse mwasanga narapfuye niyahuye, ngo niba ngo nakongera nkiyahura, nakwihana ngo yakwihana yiyahura, yakwiha igihano cyo kwiyahura. Nahavuye naho agiye. Nuvuga ngo nicyo kintu cyamubaza. Rero nanjye ndi inyeshyamba nkapfa, ariko nkagwa ku rugamba nshyinguraho aho yaguye niho yashyinguwe. Kwanza njye sinarenza aho yaguye. Ubwa Makenga ati cyangwa muri ako gace da, twe turi inyeshyamba tuzapfa turizo ni bagatsinda. Ariko ubundi nicyo ngicyo. Rero ibyo
rero ejo tariki 28 leta ya AFC M23 buriya nayo ni leta rega yarashyize yemera yuko Wiringoma yagize ati babigize ubwiru n'iki sinubwiru hari bitagomba guhita bivugwa yarashyinguwe hari bitagomba guhita bivugwa kuko akababaro byatera Wiringoma yarambabaje ariko nta kundi nyine nta kundi reka turekeraho bajya bavuga ngo umuntu ni umuntu ariko yamaze kugenda uzi byakurikiye rimwe na rimwe ibikorwa bye byinshi byiza bigaragara kurushaho ibyakurikiyeho mbonereho niba hari n'abantu bo muri AFC M23 badukurikira baba bashobora gutanga amakuru cyangwa se banyirubwite bakansaringe aba banyamakuru bavuga inkuru za AFC M23 kuko umunyamakuru kugeza ku rwego rwo kuvuga ngo agasobanura operation AFC M23 ikora muravuga ibiki wowe umusirikare ni umusirikare atabivuze wowe biteye ibyo uvuga ni ibikiri umunyamakuru bakoze operation imeze itya bagize gutya bajyanga bakora gutya amanevure yose bite byawe vipi fiti wagwana ubundi abo banyamakuru ibi ntabwo twize kubivuga umwaka ushize niba atari ni umwaka ushize ngira ngo niba atari wowe ubanjirije 2024 nibwo twabivugaga vuga ntabwo aribwo natangira kuza kuri imihanda y'imbohoranya igihe byari bishyushye ntabwo ibintu bikwiye niba uri umunyamakuru uvuga amakuru y'ibyo hari ibyo utagomba no kuvuga uzi oya bagize gutya bajya ku gasozi baramanuka bajya aha bakora batya bapanga batya upanga urugamba wowe wa munyamakuru byonyine umuvugizi w'abasirikare cyangwa se w'izo ngabo ntabwo avuga uko bapanga we bite byawe bazize yagutumye keka nawe niba uri umuvugizi w'umuvugizi ntabwo ari byo ndavuga cyane cyane kubashyigikiye uruhande rwiza ntabwo bakwiye kugira gute kuvuga amanevure cyangwa se amayeri y'abantu bashyigikiye ni ugutanga amakuru ni ubujiji bw'abanyamakuru ntabwo nabyemera twikomereze noneho ku nkuru karundura iyo navuze akasamutwe niko najya ngo ni akasamutwe byatangiye nge ntangira gusoma amakuru nagize ngo ntibitureba kwa kuntu uvuga ati ya na makuru nubundi nabirenze Rwanda yijemo kuki Rwanda yagukanze numva Rwanda yijemo numva ndikanze mitamvuga ati aya makuru arareba isi yose namakuru avuga ko leta zunze ubumwe za Amerika zarashe ibisasu muri Irani ako sibite ntabwo ari uko nguko Amerika yagabye igitero simusiga ongeraho ngo ni leta zunze ubumwe za kuko Amerika ni nini leta zunze ubumwe na Israel leta zunze ubumwe za Amerika na Israel ni ariko icyo gitero ngo umusaruro cyatanze nuko umuyobozi w'ikirenga wa Irani yaba yishwe nta nubwo bikiri biravugwa ibitangazamakuru bikomeye byose byamaze ariko nibona kubazaga nti iyaza ushidikanya iyaza kubatishwe Khamenei tuba twamubonye kuko ageze aho bagatema barababeshye mwambitse kera ni nka Lieutenant Colonel Wiringoma baramubitse we umugabo yarabitswe we noneho bamubika akaza ati aujourd'hui nous sommes le 40e akavuga itariki z'uwo munsi nous sommes à Goma akabivuga byose akavuga ati ndi hano aujourd'hui il n'est pas là ntawe uhari noneho ntawe uhari yagiye sako soma shira amazinda ngo utume kuzimu hajya ni ubunyobwa umucaca mwiriba bimwe by'ubunyobwa bavuga gute ava mu bunyobwa umucaca mwiriba umucaca uturukiyo gashoka mwiriba natwe inkuru yageze ku ndiba y'umutima twarayakiriye yego leta zunze ubumwe za Amerika perezida wa rero na Khamenei kuba atagaragara ubwabyo ngo abivuge hejuru perezida wazo w'izo leta yitwa Donald Trump bavuga ko yakoze video nta nubwo yanditse yakoze video y'iminota 8 avuga icyamuteye gukora ibyo nanjye nayibonye ndavuga nti kabaye nabonye video y'iminota 8 arabyemeza ko bateye ibyo bagabye ibyo bitero bagamije guca intege cyangwa se kurandura guca intege ibikorwa byo gukora n'inganda byo gukora
kongera ziriya nganda zikora nucleaire, yego, ariko bigamije gukora ibisasu bya kirimbuzi. bya kirimbuzi nicyo byari bigamije biriya bitero. Yego. Rero mu kubica intege bagabye ibitero ahantu bavuga hagera kuri 30, harimo n'ibigo by'amashuri n'abaturage babigendeyemo, cyane cyane kiriya kigo cy'amashuri. Uyu muyobozi kandi kuvuga ko yapfuye ari kumwe n'abandi bayobozi b'ingabo n'abandi bakomeye bagira ngo muri 7, baravuga n'amazina ntabwo turi busubiremo. Hanyuma Ali Khamenei ni umuyobozi w'ikirenga wa Ayatollah. Yenda mbere Ali Khamenei ni umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Navuze ko ari bagira na president. Navuze ko ari inkuru by'umwihariko byagaragaye ko isi yose bifataho, ariko mbere kugira ngo ngaruke ku cyemezo u Rwanda rwafashe, ndavuga ko by'umwihariko ku kijyanye na sosiyete ya Rwandair, ndifuza kukubaza nk'umusesenguzi, ubundi kubera iki Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifata ibyemezo nk'ibi ngibi? Si ukuvogera ibihugu? Kimwe wari ugisubije. Ndega buriya hari umuntu wiha inshingano, akora rimwe na rimwe ukabona ko ayikwiye, birakwiye, ariko kabaho ugera ukabona ntabwo yari akiyikwiye. Kuba Iran, ariko kuba abikora akoresheje imbaraga utari bushobore kuvuguruza, utwarira iyo rigoramiye. Tunose nagira ukuruta gukubita yicaye, ndeka ncuwo mugani, ukuruta gukubita yicaye kandi uhagaze. kuko nibajije Iran kuba yakora ibisasu cyangwa yagira inganda zikora ibisasu ni ikibazo. Ikibazo cyo kirahari, tutaciye ku ruhande. Ibyo bisasu bya kirimbuzi bashobora kuba barahawe na password n'ibindi bihugu bitajya imbizi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'Uburusiya, Ubushinwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika itagitunga urutoki, byiza ko cyamutunga urutoki, amutunga ebyiri ati sha, n'undi ati sha. Ariko bahaye password Iran, kandi Iran yararahiye ko itazatuza Israeli itarasibangana. Irazira iki? Nanjye ntago wambana amahoro burya. Cyo kutabivuze. Uravuze ngo Amerika yakoze ibikwiye. Ku bwanjye yabivanze. Abaturage barazira iki se? Byahuranyije. None amakuru ifite y'ubutasi ayoborwa gute ibigo by'umutekano? Nibyo yari kwibasira. Ariko ikigo cy'ishuri ry'abana b'abakobwa, oya. Rero muri politike guca intege bivuze byinshi. Ushobora no kurasa abaturage mu muhanda, bazize iki? Bazize wowe. Abaturage bakaguhindukirana bati ni wowe bidutera, ni wowe utuma. Nkuko Israeli, Minisitiri w'Intebe twumvikanye, Benjamin Netanyahu avuga ati baturage ba Iran, nimuhaguruke mukureho ubutegetsi bwanyu. Ni nk'abo bakababwira bati nta wundi uri mu gutuma dukora ibyo, ni ubutegetsi bwanyu n'abayobozi banyu, nimubakuraho nta kindi kibazo. Yego, ko no guca intege, ariko no guteranya, gusopanya, guteranya abaturage n'ubuyobozi. Iyo rero byageze aho, bira bintu biba byarenze umurongo. Kandi witonde, ibi bintu ntago ari ibishingiye ku miyoborere, kuko iyo miyoborere si mibi. Ntago navuga ko ari mibi ko bagendera ku mahame ya Islam, ariko igikomeye kurutaho ni ubukungu bwibitse muri kiriya gihugu kinini, cyane cyane ibikomoka kuri peteroli. yego, Erega buriya igihe kigiye kuzagera, reka mpanure, yego, igihe kigiye kugera aho Amerika izaba top supplier y'ibikomoka kuri peteroli, ari izaba ihagaze neza mu buryo bubiri, ku mabuye y'agaciro, yego, no ku bikomoka kuri peteroli. Ubyangu byemere, kuko ibintu Amerika irimo gukora ubu ni nko kwerura. Yego, ni nko kwerura, ni ukuvuga ngo hari ibuye, ni twebwe. Hari n'ikindi cya gatatu, ibijyanye n'ubuzima. Bagiye gukontorora ubuzima totale, ku buryo nta bw'inyegamburo uzabugira ufite. Ubwo kontorora ubuzima,
kandi ubwo ufite amabuye y'agaciro uraza gusanga n'ikoranabuhanga hari ukuntu arihagazemo. Kuko araba rifiteho ijambo. Kurigiraho ijambo bisobanuye kurigiramo amasezerano. Ayo masezerano afite ibyo bumvikanaho. Utabyemera amabuye ntuyabone. Amabuye y'agaciro, ibikomoka kuri peteroli, ubwo ndabidetaye, ubundi ni umutungo kamere. Amabuye y'agaciro, ibikomoka kuri peteroli, ndetse n'ubuzima. Umuntu ugufitiye ubuzima, rekera. Yego, reka amakuru yacu tuyasoreze kuri iyi nkuru, n'ubundi ni ibijyanye n'iyo ngiyo. Ni inkuru ivuga ko Rwandair yasubitse zimwe mu ngendo kubera intambara ya Amerika na Iran. Yamaze gusubika zimwe mu ngendo, ubwo ni ingendo nabonye kawenda dusomeho gatoya, ariko nabonye ari izijya muri Qatar no muri Dubai, aho bavuga ngo sosiyete y'u Rwanda ikora ubwikorezi bwo mu kirere. N'ubwikorezi gusa se abagenzi ntibarimo? Ubwikorezi haba harimo ubw'abantu n'ibintu. Yego. Yatangaje ko yasubitse ingendo webu 300, ibi sinzi icyo bivuze, akarongo kode z'indege, akarongo kaberamye webu ibirango by'iyo ndege 303 na webu 304, webu 305 zijya n'iziva i Doha, ubwo ni muri Qatar na Dubai, kubera umutekano muke uri mu karere ko mu burasirazuba bwo hagati. Ntabwo ari akarere ntabwo ari aka ngaka duherereyemo. Yego. Bavuga rero ko izo ndege muri kariya karere rero ko mu burasirazuba bwo hagati, buri gihugu cya Iran gituranye n'ibihugu nka Oman, Leta Zunze z'Abarabu, Qatar, Bahrain, Kuwait, Iraq, ndetse n'agace gato ka Syria gakoraho hejuru. Rero ibi bihugu bituranye nabyo mu muhora umwe, uturutse na hano mu kigobe cya Oman, hari nabo bagize ibibazo, ibyo bitero byabagezeho, kuko hari ibihugu bigiye bifitemo Leta Zunze za Amerika ifitemo ibirindiro by'ingabo. Rero Iran yabirashemo, irasa ku birindiro byande bya Leta Zunze za Amerika. Ubwo nayo yasitera indege rero zajyaga Qatar guhagarara, nuko zajyagayo kandi bakaba barasheyo, bakagira amakenga yuko hashobora kuba umutekano muke baramutse batabikomiriye. Yego. Yewe byaje binagera no muri Saudi Arabia, kuko nk'ira nyanja ibatandukanya, kuko Saudi Arabia ni igihugu kinini cyane, Arabia Saudite kiri inyuma y'ibyo bihugu mvuze, ariko ibyo bihugu byo biri ku nyanja, ibifatanya bigarukira kuri Iraq, hari inyanja ibitandukanya na Iran. Rero niho bituye, ariko ni ibihugu bito nyine. Iran kubirenza ibyo ngibyo, kuko Iran abirenza ikarenga na Arabia Saudite, ikarenga Jordani, ikarenga Iraq, ikarenga Syria, ikarasa muri Israel. Ndashaka ko nsubiza yego cyangwa oya, ukahita umbwira ngo mukande subscribe, comment, like and share. Yego. Leta y'u Rwanda nako ako ni Leta y'u Rwanda ku bufatanye na Rwandair, ibyo bakoze nibyo cyangwa se ku bufatanye na Rwandair? Leta y'u Rwanda Rwandair ni ya Leta y'u Rwanda nyine. Yego. Ibyo Rwandair yakoze nibyo cyangwa se ibyo? 100%. Tubwira abakunzi bacu. Buriya ngo inyamaswa itagira amakenga yishwe n'umututizi. Yego. Kandi umutekano w'u Rwanda duhora tumeze dutya ni radar. Ikiganiro nakagaruka. Yego, murakoze cyane.